umuntu yafashe mikoro ajya mu muhanda arasakuza ngo François araza acuruza inzoga yari 1500 abaturage baraza saa 2:03 ziragera akabari barakamena televiziyo intebe byose baravuna none ukuntu ibintu bihura abaho tujya gushutingira mu gitondo batubate no turababonye bari bakubise abanjoba ngo barababeke kandi atari bo babivuze ngo baraza no kuvuga ngo rero wakoze ikintu abanyarwanda bakwibonamo nta mpamvu bakomeza kuguma imbere y'isoko cyangwa mu kabari babona azatangira gukora ibitaramo ryari nje numva yabanza kugira nk'indirimbo enye cyangwa 5 izisohoka mu buryo bwa audio video wenda izindi 5 zasohoka mu buryo bwa audio kuko video kamemera henda ariko niba araje gutarama akabataramira nk'indirimbo nk'icumi ariko imusanze bo baramwibona ngo nta kibazo ngo zaze tujye muri stade rimwe gisupusupu yigendere imwe ngo irabahagije ariko nta wabusondetse abantu wihuse byari bihumye nibwo akiza twihangane afite muri studio ubu harimo indirimbo ze 14 turimo dukora nane handi ntiwazirangiriza icyarimwe harimo n'iza Karasira ubwo urumva rero tuvuga mu mpero z'umwaka ariko wenda tugana ku musozo umuntu ashaka kwibaza ngo iki kintu cyo gufata script ye mugasa naho muyihindura ntimukoreshe amagambo ye nk'uko yabikoraga mubona bitazatuma ahubwo aho kugira ngo asubire imbere azasubira inyuma igisupusupu igahitinga rwose nikurikiye igahitinga ariko izindi zikagenda zimanuka ntago mbona ko ariko byagenda kuko reka mbanyuriremo gatoya kuri iyo ngiyo yavuze amagambo yavuze ati ngo iyo ukunze umwana urabanza ukamweseye ubu se umuntu aje kuvuga ati ngende imashini abadamu 3 bane bagutoranya bati ubwo batwise twe turi imashini wavuga ngo iki kandi uzi ko hari ibintu byo navuga la parole a été libérée abantu basigaye bavuga yes hari ibintu tugomba kwitondera hagati y'ibitsina byombi ayo magambo ntabwo yakoresha ubwo ndakupye ntabwo mvuze ngo iyo yarimbaga urabanza ukamwese ntabwo mvuze ibikurikirana none ugomba gukora batajya kumwese yoraje kumwese we byo bitego nawe yaravuze atari ko bazana n'akabije don nuvuga ngo tugarutse ku muco wacu n'icyubahiro hagati y'umugabo n'umugore bagomba kugirirana kuko ushobora kuvuga amagambo niyo utamukubise ukamupfobya ukamutesha agaciro ngira ngo muri ubwo gusoza ari icyo kintu uvuze cyuko hari abaza wenda bavuguruza iby'undi yavuze hari umuhanzi twumvise witwa Mavenge Sudi wagarutse kuri ya ndirimbo avuga ati mu ndirimbo igisupusupu harimo amagambo atari meza adaha agaciro umugore ati jyewe nakoze iyindi icyo kintu mukibona gute cy'abahanzi wenda baza bavuguruza iby'abandi se ni uburyo bwo kwatira attention cyangwa ahubwo nawe ntekereza ko byose birimo kandi ni byiza ko haba impaka ni byiza ko haba impaka ngiye narabibonye Mavenge n'inshuti yanjye gakone k'abakobwa twigeze kwisubiranamo na Isimbi ngira ngo ndabibona ndavuga nti ni umuntu twari kumwe ndamwumvisha ndabone abafana ba François bari mwisubiriza muzanye muri commentaire bari muhitanye ariko kuba haba deba nakuriye n'indirimbo yasubiyemo hari nabambaje bati yashishuye yasubiyemo indirimbo nta burenganzira ivuga kujya kuri François nawe yaraje ubwa mbere akiza yamwe mu Mavenge yavuze no muri François byihorere haje iminsi birasubira mu rugo aragaruka aje gushutinga mbona bisubiyemo ndabona umugabo byaramubaje abone nuza kubona umunyamakuru nta munyamakuru uvuze hano hari waje wo muri Afrimax arambaza n'ubundi namwe ngaho muganire aramwete Mavenge nakurangije ngiye nakurangije ati windira aramwibwirira ko abantu bagirana tanke batajya mu ngufu tanke badatukana bakagimaka mu buhanzi nta kibazo ngiye mbibonamo hano wambaje ati kuki mutajya mu rukiko ko ndayisubiyemo ubwo biraba bijyana mu rukiko yaramwe namwe ni François bivuga biki ati ejo se nituzajya muri shooting nuko yavuze ati nzamwereka yego tuzareba hanyuma ibijyanye n'igihe hagati y'indirimbo n'indi niba nimuzihutisha cyangwa nimuzitinza nimushaka kuzabura public cyangwa public ikaba yagira byinshi mu gihe kitari ngombwa urabibuze wagira ngo twumvuga mu kanya naganiraga na Karasira kuko twateganyije kuvuga tuti izindi zasohoke mu kwa 7 tuba tuti ni gute twasubira mu kwa 5 nyuma y'amezi tugasohora izindi nibyo kuko abantu barabakunze barazishaka ariko turashaka kujya dushyiramo igihe kitari kinini cyane kitari na gito kugira ngo batarambirana cyangwa se batabakumbura bakarambirwa ko batinze amezi 3-4 tugasohora izindi noneho kugeza igihe twavuga tuti batangira no kwitoza nabonye no kwitoza kurepeta n'akazi ka François amaze imyaka iriya yose acuranga wenyine n'umuduri kuzamuhuza n'umubateri n'umubasiste kugira ngo bajyane ni ibintu agomba kwiga
ni ugufata igihe ntiduhubuke nta kitwirukansa nko mu mezi 6 ndumva abantu bazababona imbere yabo. nk'uko turagushimiye rero wakoze kwa natwe. Murakoze cyane.